Yes, twongeye gusuza abantu bose batweretse urukundo, twongeye gusuza abantu bose aho bari hose mu gihugu bakurikiye inoke podcast muri kano kanya. Turasuza abantu bari mu majyepfo, mu bajyaruguru, iburasirazuba, iburengera bwaryo ndetse no muri KGL. Uko maze kubimenyera rero always mba ndi kumwe n'umuntu nabatumiriye. Uyu munsi ndi kumwe no mu DJ umwe navuga ko ari mu bakomeye hano mu mujyi wa Kigali cyangwa se mu Rwanda muri rusange. Uramutse uvuze top 5 cyangwa se top 3 z'aba DJ bameze neza ntabwo wabura mo pay for yo. My man, what's up? Bagwama bro. Umeze neza. Ni wane kabisa. Ni fresh my man. Neza cyane kabisa. Tugaye ikaze hano muri K podcast. Asante sana. Ahangaha bana ni home, ni chill nukuza. Kabisa yeah, man. Tugatera story. Yeah man. Man, nta bintu byinshi tu. Abantu bamaze gutumira hano muri K podcast banyeretse ko baryohewe na story dutera. No kuvuga ngo hano dutera story duhereye inyuma aho umuntu aba yaraturutse kugira ngo hari dushobora kuba twakora inspiring kuba peti baba kizamuka cyangwa se bashika kujya muri ibi bintu cyangwa se n'ikindi kintu cyari cyose. Nagaruka kuba DJ ikintu cyari cyose tu ugomba kumenya yuko atari ibintu umuntu ashobora kubyuka ngo akore. That's why tuba twatumiye abantu bageze ku byo bageraho ngo badutere story hanyuma tureko twakora inspiration kuba peti bakizamuka. By for rero tugwa ikaze hano muri K podcast tugiye gutangira gutera story no kuvuga ngo uri mu DJ nko namaze kubivuga umwe mu ba DJ bameze fresh bameze neza bari kuri level ishimishije cyane. Dusubiye inyuma gatoya duwe kuri story y'ukuntu byatangiye ukuntu byaje kumva ko umuziki ari ibintu byawe kumva ko ugomba kuba umu DJ ese mu ukiri umwana wakundaga music duwe story gato before ya pay for mbere yuko pay for aba uyu pay for turi kubona muri kano kanya music yo nshobora kuba natangiye kuyikunda kera kubera ko nje mfite grand frère wanje niga nko muri primary yari mu gihe nawe nyine ubwo cyo gukunda nk'imiziki cyane nk'ibyo abantu benshi muri industry cyane muri industry ya cyane n'ubu ngo bari ko baramuzi Dev photography ndamuzi so Dev home yazanaga ubuntu bw'ubu CDs uri imiziki mishyashya n'ibiki byose umva ari muri industry ukuntu aziranye n'abahanzi so nari natangiye gukunda imiziki cyo gihe tu so kujya nko muri high school nko mu wa mbere nabaga mfite amakaye yuzuye indirimbo abasani boro byadanje gutyo boro byadanje so ariko nyine nko icyo gihe kintu numva nakundaga cyane ko ari nko kubyina yego so O level n'ubundi bwa natangiye ku DJ nanubwo ari uko asubira no ku DJ za boro zo kwishuri nyine aho kwishura bari mu DJ gufutu selection batamutuzi kiryari se boom muri weekend so uraho hafi tubirebera so byatangiye niga mu wa gatanu nsimbuye umujama witwa DJ Trax kuko yigaga mu wa gatatu agiye kugenda DJ Trax ndamuzi Trax burana y'umujama wa mbere watangiye kunyigisha ku DJ bro Trax nasigaye bibera Gisenyi na meruka ari Dubai meruka nari Gisenyi ako yabaye Gisenyi before ko ajya Dubai kabisa Trax niwe wa mbere kabisa wanyigishije ko nana barabimbwiraga nyine ko nkavuga asha ibintu by'ubudi api kabisa ago biri ku nagino bibora bagacome ku tuntu tw'udusinga yani ibintu bigoye byatari avuga puramenye ariko nyine barankumva insinga nyine tu ndafika why not so Trax nuko twatangiranye kuri twafacho DJ ibiki gutyo no muri vacances nagendaga kumureba home komeza nyere kutuboro twinshi sinangira mwumva mu wa gatanu ngezemo hagati none nibwo natangiye kuvuga watangiye gukunda tangira nyine nkakwa kundi nko ku DJ nyine ukabona nk'abantu barishimye muri boom agavuga nyine bibora ni sawa cyane so gutyo high school nangira kujya nandikira aba DJ benshi ubasaba kuzamfasha n'ibiki intande wandikiraga icyo gihe shani bose nano Kadir Pius Karim wena naramubuze Karim sinzi nageraga socials Karim namumenye ndagije high school
bamuvuga nk'umu legend gusa yabaga umutipe witwa Karim. So nagiye kumenya Karim maze nk'umwaka ndi hanze kabisa. Ariko mumenye nyine ndavuga okay menye impamvu yitwa Karim. No kuvuga ngo mu ba DJ wandiki uba propose ko bagufasha harimo Pius akabamo Kadir akabamo Nano abari top icyo gihe bose nabandikiraga ba Bisoso hari numwe wagufashije se Nano kabisa. Nano yaragufashije. Nano yerumva Nano yarafite n'ikiganiro kuri RTV. Yakoranaga nangwe cya ndakizi mixinga video avuga ibibora ntago bibaho. Uruvugira bwo gitangira kumenya virtual DJ abajaba none bari kubita video avuga ibibora nibisazi zadanje. So Nano naramwandikiye kuva mu wa gatanu kabisa wose bana rimwe akandi yasi n'undi akansubiza mu wa gatandatu ndamwandikira boss abajama benshi ariko Nano we yana siko Nano arijyanyuzaga amakansubiza. Urumva rero Nano nyina namwandikiraga koko ariko muri ngeze mu wa gatandatu naribaje hasi ubundi ko ikibano bajama batansubiza. So ndavuga rero nubundi wa mugani ndiyo ngoza nkora kamix ndiyaranja nkora kamix ka video muri virtual ndaka recording kiminota 9 ka video ugiye gufungura YouTube channel yanje nakugiye kureba kuri YouTube channel yanje wasanga yarafunguye muri 2013. Icyo gihe nibwo nafunguye YouTube channel shiraho ko kamix ubwo bwenge bwo gufungura YouTube channel nari najwa bro petit Nyarugenge warurenze wala bro nshirako kamix kiminota 9 nangira kukohereza baba boy bose none baransubiza bakaboye none baratangira kunsubiza vachi recording video na ba spinning ndabye ni benshi koko bese wahise ubona attention yabo naza atakubanza impamvu n'abajama batanansubiza mutwa mugani uravuga ngo munani sikina zagufasha. So ako ka video baransubiza nano nibwo yasambaza atakubundi warangije kwiga ndamugandi mu mwaka wa nyuma arambwa ko narangiza kwiga uzamvugisha nshake abwasawa shanda rangiza kabisa nanjye ndazi ndamwandikira mu boy wapi nano ndamwandikira shwi rimwe ndi kwikatira mu mugire ko akongeye no kumuhima uramubona we kuri Nano kabisa bonne adresse avuga ati ntago njiga today's the day wallahi ese yaramwitambika mu mwana namwamfa ningiye kana kagutya na gutya mpite tujye kwandikira nambwa ngo that keep stressing me arambwira next week kwa kabiri uzamamagare nkubwire ukuntu duhura. So nuko next week turahura anjana kuri Scratch Music Academy aba Sharif kabisa ebana banyemerera kunyigisha basics ukwezi kumwe ngo Nano yahise kujyana school ndumva yarambwenje nta mwanya nawe kukwigisha ariko nanjye nakoresha inshuti zanjye zikagufasha. So nuko nagiye muri SMA banyamdabwa ati je nafite notion kuri virtual DJ kurumva kuko nyine bari bankiniye nago nari kwiga amezi 3 nk'abandi bambwa wetu bakubita basics ukwezi kumwe nawe yaranje muri Scratch Music avuga kwezi kumwe to DJ Sharif kabisa big brother big thanks kabisa ba DJ Smith Kope na Diallo DJ naso yawe Kope icyo gihe nyine icyo gihe naje nsanga abona ari abasini abararangije wasanze yo Kope na Nuze na Diallo bararangije kabisa baba baciringa aho ngaho tu na ba Alex nanga twahuriye muri Scratch ariko nyine nkaba nifitiye umustori bwanjye bwo kumuhima ira generation yo muri Scratch yari irenze ubwo bro kabisa ati nka Smith kabisa Scratch is muja muri shy ari kutewe ubwoba cyane. So nuko nguko rero nagiye njyamo nyine nkagaye dutera amastori bya Atari. So twita tuba close kuba close rero byatumye na kwa kwezi nubwo nta kwigaga muri SMA ariko nabaga ndi close yabo bose tu ndi kuri hariya bora mu Kiyovu the must uko ndabyibuka abanyeshuri bo muri Scratch Music Academy buri wa kane babaga barire ma akurumva je niyo privilege rero ntarayigeraho kuko nizo ukwezi kumwe ariko nyine kubera ubushapu bwawe barabugura ahubwo twabaye abajama byata tuba close ahubwo ugasanga no mu tu gigs tumwe na tumwe banjyana barakujyana kabisa gutyo nuko rero byaje
so 2015 nibwo nahuye n'uwo bita Africano. So urebye Africano navuga ko ari wahinduye game yanjye kabisa. Yeah, tujya kunjana muri gigs icyo gihe nyine twarahuye tujyana i Gisenyi. First gig ya mbere nari nishyuwe kabisa. Wari kubitiye Gisenyi? Uri kumwe na Africano kabisa. Africano ubwo twari duhuriye kuri Ozone. Icyo gihe naho ukoranaga na Nano. Mvuye muri SMA mu magigs ya Nano narazaga kwimenyereza gucuranga nyuma cyangwa se kubanza gutyo. Okay. So Nano Africano twahuriye kuri Ozone. Okay. Uko ndabyibuka ko yakoraga Ozone. Ari munsi ya iranzuya ni Rama ni kuri KCT yari muri KCT kabisa ubwo hasi umuryango hasi wa KCT. None se uri gukora utwo duhaso twose ugenda uvugana n'abajama ubohereza ama SMS ushaka umuntu ushaka kugufasha hari mu mutwe harimo umuntu wari urimo mu DJ uvuga ati mbese ko inspire yabo wo hano wabo hanze uvuga ati man uyu mutipi binakora uko byagenda kose ngomba kubigeraho hari umu DJ wari ufite uguha inspiration kabisa. Icyo gihe byari bikira akavuyo buri muntu wese nyine ubona ubikora wumva akazi. So nyuma like nko muri za 2016 nibwo natangiye kugira amanoza aba idols. Ariko 2016 ariko njya nibuka nko muri nko muri S6 nyiri muri S6 ubundi njye nyitangira ku DJ numvaga aba DJ bose bacuranga reggaeton. Higo. So numva nane rishyizemo ko aba DJ bose banza bakina reggaeton. Uvuga ati nzaza nkubitamo hip hop basi mpindure. So rero njye nari umuntu kumva kubera kubyina nakundaga hip hop cyane. Muri S6 Toxic yakoranaga ikiganiro no mujama yitwa MC Mohammed RIP. DJ Toxic. Yeah, Toxic. Okay. So bakoranaga ikiganiro kuri Radio 10. So Toxic ya mixingaga hip hop bya hatari zinagezweho nshasha. So icyo gihe nibwo natangiye kujya mvuga oh shit. Uno mujama nyine like nyimva nyine ni ibintu none nangiye kuba gukunda cyane nkavuga uno mujama acuranga hip hop. Niko nyuma naje kumenya ba Delete Miller. Ba nyine gukunda hip hop cyane. So ninje muri DJing numva nyine hano muri hip hop. Ni hip hop. Okay. So yeah. Noneho ndashaka uduhe image cyangwa se image gigs ya mbere wakoreye Gisenyi. Izo feelings wari ufite ugiye kuri stage ubona hari abantu uwo munsi byagenze gute? Iyo ngiyo ntago yari ikazi. Ntago yarimo abantu benshi. Abantu imbeho yari yankubise byataye numvaga nagiye ngo muri summer vibes mu bw'ubusengeri. Era experience ya fo kabisa. Personally. Uvuga ngo umunsi wa mbere gushira. Kabisa kuri je numvaga wapi. Ariko nka Africano ati ibintu byagenze neza cyane. Actually yacuranze nk'amasaha nka bro. Yacuranze amasaha 7. Jewe kabisa yacuranze hafi umunsi wose. So we yabikunze n'iki ako nje ku giti cyanjye yo nagare ari gusa nyine abwo umwaka wakurikiyeho ya hasabiyo sama yitwaga Summer Beach Fest n'ubu sigikora harira ubwo naga ko Africano naga hari oya niwe wayitegura yitwaga Summer Beach Fest so nyuma haje kuza nka Kivu Fest yeah so Summer Beach Fest abwi yakurikiye nyine yari ngiyewe Africano Phil Peter na Makeda. Nimwe mwakurikiye kuyitegura. So iyo boro ndumva ari experience in like kwa kundi ucuranga nyine akavuga umvura ishimye n'abantu kabisa ukayibona akavuga ati bino bintu banza ari byo koko. None se umaze kubona ko ari ibintu ugiye gukora wambwiye grand frère ko yazanaga imiziki ari mu bantu bagwa inspiration yo gukunda music. None final umaze gufata umwanzuro sasa ugati ibintu ngiye kubigira job famille byagenze gute bara supportinze bagwaye byagenze gute? Urumva bwa mbere babigoye nka mere nawe mubwiye ambwa ati wapi kabisa nago byashoboka ibyo DJ no nubundi nabwaje kuza mu support ya Dev kugira ngo bikunde ambwa ati petit niba ari byo bintu yumva kunze kandi bishobora ku making amafaranga mureka bijyemo tu mera byumva gutyo ababyeyi nago bari kubyumva for the first time
byafashe igihe kabisa byafashe igihe ubu se bimeze bite babonye ubu ngubu ni sawa kabisa ubu ashize igihe Mary supportive ashize igihe kabisa kurumva icyo gihe imyaka yose ashize imyaka nk'icumi hari n'igihe amamagara Payfo oya shara kuri madre kabisa none urabona industry yacu y'ubu DJ ukuntu igenda izamo utuntu tw'uduchallenge hari nk'ikintu wowe special tuvuga ati nuza yanjye ni ingi style yanjye kugira ngo ushimisha abantu set yawe witegura gute kugira ngo man ujye kuri stage process ucamo nje buri gihe nyine mba mpari kubw'abafana so ndi umuntu supportinga DJing nka art cyane rwose so DJing yagakwiye kubanza no munsi nkacuranga ibintu ejo nkacuranga ibindi nejo bigahora bihinduka kugira ngo nyine uhora uhindagurika ariko bitewe n'abantu akenshi tuba turi gucurangira hari igihe batabitwemerera gute usanga nyine abantu bari stuck ku miziki imwe bakunda urugero public ukunda gukorera ubona yikunda izenjyana ubwo bahonja kenshi ni Afrobeat, dancehall. Okay, nje ibyo nkunda gucuranga cyane ni Afrobeat, dancehall, hip hop, less amapiano. Amapiano yo eba. Ariko abantu ntibazibashirwe mvandi mu bantu bazanya amapiano. Igo. Like nje kuba nyine umva Africano yabaye South Africa cyane. So twebwe twaba introduced kuri amapiano like way before aba popularized. Way before corona. Nukuvuga ngo Africano ikintu cyitwa piano yarakizi genre zose zo muri South Africa actually kwaito Afro house, deep house ibyo boro byose nari mbifite ariko nyine icyo gihe nta n'umuntu nari mfite nabicurangira ariko hari abajama banje bitwa DJ Motari DJ Kavumbi bafite Team Kumba Team Kumba rero n'abatipe bo bicurangiraga ahantu mu bazungu abantu bikundira twatuno twakuri nanjye maze gukunda ikintu kitwa deep house Afro house ibintu nk'ibyo ego man so abajama rero nibo aya maboro nayahaye ariko nyine impamvu ntakunda gucuranga amapiano nuko akenshi ahantu henshi nshobora kugera igihe nshobora gucuranga nyuma bitewe n'ukuntu ari popular cyane ugasanga abandi bantu babanje bayacuranze koko gavuga ati rero at least ubu ngubu ndashaka kwigarukira muri dancehall cyane nshaka kugara culture dancehall usko bushobora gucyana mu DJ ukubise dancehall ntago abantu bakibyina na bro ibintu byose byabaye challenge nawe bro dancehall kabisa okay noneho urabona nyine ibintu ibihe biragiye kariyeri yawe iraryoshye man noneho winjiye muri kariyeri yo kuba mu DJ ariko ukaba n'umuhanzi at the same time man birayi boro byo byagenze gute ko nagiye kubona umuntu utangiye kudukopita mai Payfo bigenze bite kaide ko kaje gute kugira ngo utangire ubwa sasa mu byo nkora kanongero n'indirimbo zanjye as DJ umva bishobora kuba byaratangiye ari nk'imikino I guess kuko njya niba urumva nyine cyagiye cya covid turi home ariko story zose man usko abantu bose dute story bazihera muri covid bari ibintu byose byaje nyuma ya covid menya covid yaratumye abantu bicara bagatekereza kuko n'abantu bose n'aba content creator benshi bavutse muri covid kabisa bro umuntu agafite umwanya bro umuntu afite umwanya kabisa so muri covid rero nabaga ndi kwiyumvira imiziki ari umujamanje yitwa Gisla yarambwiye ati uze kumva unguza album yitwa Kigali ambwira wapi ambwira suzo umusani yitwa E.T ndambwira wapi ambwuze kuyumva ukayumva nyine ntangira kumva boro nkajya numva umutipe imiziki akora ni futuristic kabisa kumva ni imiziki naga ikora nyine kugira ngo agire hit ni art nyine arimo arakora ibintu bye yes mana ko album kampeza umwuka kabisa nkajya mpora nkumva ndi inspired nkavuga se ni gute ndi umu DJ ariko nkaba ntazi abasani nkaba ngaba fast forward tuvuye muri lockdown iti tuza no guhura nko kuri ndumva ari Blackstone ndamusuza nambwira yo ukora ibintu byiza me fan ndakomeza gutye
nyuma tuzakongera guhura ku mujama wacu yitwa Khaled. Story ndabwira ko man yanumvishe ko riboro bya danger twazikorera ikintu icyo gihe nabivuze ariko ntaraba seriye neza nari yumva bifata nka joke ukuntu abatekereza ikintu ariko taragifata kabisa. So nyuma nyine za guhamagara Danny Beats uratwariganya muri primary. Danny Beats kabisa. So Danny Beats tupanga gukora project kuko Danny Beats njye namuhamagaye icyo gihe initially nshaka gukorana na E.T. ariko icyo gihe nari gukora kuri album yawe ya Danny Beats ahubwo we ashaka gufeaturinga project no mu DJ nyine arimo namugana ukuntu yatekerezaga kumamagara kugira ngo dupange izo boro ntabwo akaye nanjye ahubwo mfite umusana ahubwo njye nshaka dukore so nuko nguko twatangiye project ya Cantona kabisa. So bimeze nka joke ni Danny Beats wayikoze ni Danny Beats kabisa big man. So bitangira gutyo nyine tukajya stu ntangira kugenda ukuntu bakora indirimbo composer beats uriya Cantona na beating ya gatatu izindi nk'ebyiri twabaga twazibuze so gutyo nyine and then yigera ku gihe cya video uruva turi muri covid bro covid none numva ni bisazuro mu DJ none nta n'ibyuma nari mfite kuvuga ngo making amafaranga nk'abandi kuri online kwa ko ndabaga kubita nk'ahantu akamutipinga nari nyifite ariko navuga urumva aba DJ bara playing online bakabatipinga nje nta set nari mfite ko urumva ukeneye kumuvinga kugira ngo byuzuje ahantu no mujye mufite set covid bashiragaho na namba arabajama bataye mu biteye ubwoba. So buriya Cantona whole video kabisa na ni inshuti zanjye buriya zayikoze bose bagendaga bakomaza bro project ivamo nyine until isohotse ndavuga uramenye nuko bimeze ubona abantu barayakiriye fresh man byari bitewe urumva man ni project ya mbere nago wake expecting ko bayifata kuriya none ibintu wakoze wikinira low budget zero budget ya marketing zero man usko abantu benshi bakoze uduproje muri covid twose twagiye dukora neza kandi batarabitekerezaga ari ukuvuga ngo reka dutrayinge turebe gusa covid ifite ibintu byinshi yagiye nubwo abantu bari muri lockdown bari mu mazu ariko hari byatumye abantu batekereza hari byatari muko mubona rero turacyari kuganira na DJ Payfo umwe mu ba DJ navuga ko bameze neza nko nabibabwiye ari kuduha story ye navuga ko story iryoshye fresh kabisa. Payfo no harya indirimbo umaze kugira indirimbo zingabo ngo ubonesha Cantona bitwa iki 50 solo kikankane katuje kuri kikankane the hit man irandirimbo ni fresh kabisa irandirimbo ni fresh kabisa ndashaka duhe story kuri irandirimbo ukuntu nyine wayikoze na King Kivumbi man irandirimbo irarenze kabisa no kuba DJ ni benga ya man actually nabwo buriya kikankane ni nka ndimbo ya kabiri tarangoye yego ahubwo ikintu cyari kigoranye no guhuza na Kivumbi nibyo nangiye kukubaza kuko hari ahantu aririmbamo ngo Payfo yamamagaye tondo koko wamuhamagaye mu gitondo ko wamuhamagaye mu gitondo ntago mbyibuka ariko kubera ko ntago namuhamagaye mu gitondo ubu video twanayikoze nijoro namuhamagaye mu gitondo umva nyine ariko urumva karakoze tuvuga se asubira paye ukora no ku kazi hari igihe naragiye ntasinye facture bagiye kumamagara nyine kugira ngo mbikemure ahantu mu manager avuga oya Payfo gitondo kabisa ni mamamagare mu gitondo ariko Payfo amagara abantu mu gitondo mbese kabaye nuza yawe umva ni mu gitondo kabisa ibintu byawe byose ni mu gitondo ariko njye mukamamagare mu gitondo bro duhe man story kunirandirimbo kugira ufatishe Kivumbi kugira ngo mbese irandirimbo isohoke yari hit kuri warabitekerezaga cyangwa ni ibintu byikoze urumva King ngenda mufana byatara arabizi kuva kera so maze kugira project nke nyuma ya solo I think even before na solo nabwo namwe approachingaga mwaravuganaga twaravuganaga tutaziranye yashize igihe kabisa
tukapanga project ariko hari igihe nyine niba nabyita timing, proper timing, hari igihe ubona nyine ikintu kitaragera igihe cyacu tukajya dukomeza nyine tugahura muri show ziki support n'ibiki biraho. hari n'amatweet buriya ya Kivumbi ya kera yaga avuga ukuntu na supportingaga Rwandan music cyane cyane nka Rise ya Drill yaje nyine aba DJ benshi batayikunda kabisa njyana henshi najya gukabisanga nibyo ncuranga cyane so Jiza manu so nyirumva nyine bamura aho ngaho muri kumwe so nyeka ko like don't know byabaye like big kuri launch ya album ya kuri Atelier Dive gako nanjye nari impari kabisa mva supportive ni ibintu nanjye nabigize ibyanjye gako n'umuntu agera akanavuga yuko amugani no project long overdue bavuga ati mva ahubwo kibse nibuka ko Kivumbi yamamagaye tonto ngo Kivumbi no guhamagaye tonto urumva yene kwa kundi akubwira bro yana wan supportinze asante sana wow tirera ahubwo ariko ngo ni before yuko mukorera project yumva icyo gihe nyuma ya show twase nabwo twaje tunapanga project none kuko twari twarayipanze ako none Kivumbi aragenda aba busy byatari kabisa mwana aragenda aba busy ewan naho handi ubona umuntu yaribuze kabisa studio iki traveling ewan adafatika angati kabisa ngiye gushaka time turangize ya project yacu kabisa ariko we already wari recordinze cyangwa se beat yari hari kwa mu ma beats ambwo yanyereza ama beats ufite yumve inde wayikoze production IB mani nandirimbo ni sawa kabisa okay ubwoba noneho urabona dusubiye gato ku kazi kacu man hari ama event menshi wagiye ukoramo hari event wakozemo igi gusigara mu mutwe man ukavuga ati man event kabisa narayikubisa naye navuga ati wi ni nyinshi duwe nk'ebyo bwa nahera nko kuyambere wenda icyo gihe nakubwiye namenyana na Africa numva izo muri 2015 twese dukorana muri Mutzing Beer Fest yari season ya mbere banza hari muri yari ya mbere I guess yari ya mbere cyangwa ya kabiri aje Mafikizo surumva njewe nari mu underdog out of nowhere bakakira kuri big stage hano mbona ibintu by'ibitara sound ya danger sound check ibyo ni sound check no bwa nayo mbonye ngo sound check tazi ngo ni so banshyira kuri big stage ku manywa ndayikubita bien tugera nyifite confidence nkeya ariko nakoze bien kabisa ari utu reviews duke tw'abana aho ngaho namenyanye n'abajama nka ba Chris Schwager nibwo atangiye kumotivating arabwa ati you are young ariko yani ibintu ndumva ukomeje neza wazabikora neza kabisa ndi kuvuga umaze kumenyekana nyine okay ama event wagiyemo akomeye bese waragiye uri pipe uno musi tubona ama event wagiyemo kavuga ati aya ma event kabisa ebana fresh kuri ngiye kabisa nyinshi kweli duhimwe gusa cyangwa ebyiri Rema wakoze kuri show ya Rema muri arena hari Rema Taiki no kuri Taiki warakoze hari ni nyinshi man byasaba gusubira nka ariko nge nk'ama performance mba nibukanye n'abaranshimishije ari nka show yabaye ya Intore Sundays bera hano ari ya Kinyinya ara Jean Coiffeuse nyuma nko muri 2022 no ntago ari ubwa mbere aje oya yaraje kera kabisa tutaramumenya atarakara cyane ariko icyo nabwo yarakaze yarafite za Tanzania bro icyo nabwo yarakaze kabisa icyo jabwo nibwo yarashyushye nyine ahubwo noneho bavana yari na rise y'amapiano ahantu hose n'ahantu hose ba amapiano iyo show rero yabandi muri show nakubise kandi uva kuri set atakuba akenshi ari igihe uva kuri set byanye nakubwiraga nyine ukorera abantu abafana bishimye ariko utishimye ari igihe uva kuri set ari we wishimye ari n'abafana bishimye experience mbi wagize kuri stage ni man kuri event bya ninde wagukoshora ninde wakuvuruza experience mbi n'abana baragize ora experience mba kenshi iva nko abayewe na nk'ikibazo cy'ibyuma so bigatuma upanika mu mutwe so iyo utangiye kurakara rero creativity wayiblot
guhita utangira uribuka ahantu byarakubayeho ukavuga ati mana yanjye ahantu ukavuga ati hano ndakotoye sengahera ni muri nuza yari event ya basket kuri arena nabwo event ye ntabwo nibuka ariko yari nk'umukino w'abagore ukuntu habaye iki gihe nagombaga kujya gudija abantu bumva icyo gihe nari mfite a controller mfite na MacBook M1 noneho ngezeyo controller irakwama ikwama ariko noneho kandi na event yatangiye so gushaka gutekereza ahantu ndi bukure backup ako kanya birancanga mpitamo amagara Ira icyo gihe Ira nayo yagombaga gukora uwo munsi nayo the next day ibintu nk'ibyo namubwira antepana ntizi ibyuma arabinyohereza kandi ubwo nabyo byafashe nk'iminota nka 30 hafi 40 anyohereje ibyuma mpita nsanga afite mixer ya TTM kandi TTM ntabwo ishobora kugaragara kuri M1 bro icyo gihe nyine umva icyo gihe ni kwa gushaka kwishyura Serato Play bahita baniza aux abari yonshyiraho ariko narahindukiraga nkajya ndebana na boss gutya nkavuga anga ntago nyarya kabisa yari experience ya mbere mbi kabisa mbi kabisa yumva na reputation ako kanya itigenderamo avuga mu jama ntago ari seriye ibintu byose sometimes arigiye bitagenda neza n'ahantu hariho hose ariko nigeze kubona bura ikintu nahereyeho mvuga ko uri umwe mu ba DJ bakomeye hano mu mujyi wa Kigali no mu gihugu nigeze kubona story wari wagiye muri Europe wari wagiye muri Europe mu rwego rw'akazi cyangwa wari wagiye chill to muri Europe shaka ari akazi kabisa yari Afrofest wari witabiriye Afrofest Afrofest kabisa ntabwo cyari event cya danger ariko obviously yateguye n'abantu bahariya so baradutumira nje na DJ Motari kabisa mva muragenda murakubira yari huge experience kabisa man ubona gute kuba umu DJ ya traveling agiye gucuranga man yo experience twese turabikeneye kabisa umva ari ikintu biguhinduraho ari ibintu byinshi ubyigiraho public nyine ubwo crowd ubona ari akazi kuko kugeza n'izi saha hari abantu bagifata ubu DJ nk'akazi ka nyine karaho gaciriritse akazi nyine kadasobanutse muri make noneho uribaza nko kuba wafata umuntu w'umu DJ agatraveling akarenga igihugu agiye gucuranga man hari abantu bakibifata nk'ari ibintu biciriritse shabana wari bari kiri muri analogue kabisa urumva nyine icyiza no kubungubu kuri internet like I na fake life yega ariko uko biri kose ari life wa faking ari utabasha gufaking so ko biri kose life y'aba DJ barayibona nagigayitse cyane ariko hari abantu nyine bakibifata nk'ibintu biraho ngaho birumvikana man wakumva ngo umuntu n'umu DJ man ugahita umucama urumva ni nka culture nshyashya kuri twebwe ni culture nshyashya kuri twebwe kabisa ari n'abakopine twagiye tubura ko turi aba DJ so urumva ari ibintu urumva nuko natangiye bikubwira nanjye na mire wanjye ntago yabyumvaga ari mama so batavuga ibyo ni ibintu babishyashya kuri bo ariko kumubwira ati rero nje ya mirimo yose mwanyifurizaga yo kuba docteur nkabo muloya abugata abajama bose nabafata nkabayaringa none kuko ufata umuntu y'abadanje ukamubwira ati yari case imereye nabi ukajya ku mudokiteri ati ndarwaye iyo bamaze kubona ibyo bintu bakabanza bagakuraho hakavaho nyine iki kintu cyose baye barishye kurumva ari ikintu natinye utanakize niyo nababwira ati ubundi aba DJ mwabangiraga iki nta mu DJ wawe nko mu 1800 wakoze ibintu bitabaho bavuga ati uramwugura gatsindwa so ni imyumvire tu ariko uko bigenda bihinduka ejo bundi nose bro hari aba DJ nka Black Coffee no munyafrika Black Coffee network kandi cyo ni Forbes heruka ko updating nko muri 2020 yari 60 million USD no mu DJ gusa 60 million USD anigeze kubona show ye muri Spain Ibiza afite residence like afite residence bro
ura niba abajama nyine afite ijambo rikomeye mu gihugu ashyira igihugu cye kuri map ukajya uvuga Black Coffee from South Africa event zose abazirimo man ama BET so urumva rero urwo rugero rwo gushyira igihugu kuri map ni ikintu giteye ubwoba nko kubona Diamond TZD yashyize kuri map ushobora kuba utavuga utazi Tanzania bagahita bavuga Diamond Platnumz kavuga so urumva rero natwe kandi dushobora kuba abo bantu ese ubona hano mu Rwanda dushobora kuzabona umudiji umeze nka Black Coffee bari international ku buryo bakora ama event akomeye of course murabifite muri plan zanyu ko mugomba gukoretinga icyo kintu urumva deja nanga turi ntago twigeze twa dreaminga yes ngenja nibuka sinjya niyibara nk'umuntu ugira vision cyangwa ngo mvuge ngo ndashaka kubanga mu gihe kingana gutya just slow nkurikije imyemerere yanjye bipangwa n'Imana ntabwo gute se wakwihanga mu myaka 5 nzaba ameze gute abantu barabiplaninga nyine kuko ushobora guplaninga ibintu kabisa ukiassociatinga n'igituma bishoboka kandi bigakunda yego n'imipango y'Imana buri muntu wese afite plan ndavuga hari umuntu tuvuga ati mu myaka 10 nkeneye kuba mfite miliyoni 100 ku kazi mfite ndamutse saving 100,000 ku kwezi birashoboka so nuvuga ko yalininga nubwo nuzo no making sure ko nta kwezi azasiba badashyize iryo jana uvuga ngo your life are plan is muri 5 years ushaka ko yalininga nayo nubwo bitaba perfect ariko abiri close bitewe no ko yalininze nibyo niyo vision ushaka so ngiye kintu navugaga nyine ibintu nyine man biraba kujya muri studio gakora kikankane ukabyuka yafashe igihugu cyose nuko ejo bundi yakambuka ukayisanga Kampala Kenya States ukayisanga kuri charts hari stage ubona uvuga ati stage ndi ku dreaminga kuzayikubitiraho one day nimbi hari niyi umva nkanjye sindi umuntu ukunda nkazira house cyane ariko niyo ndi kuri show za Black Coffee kabisa mba ndi gushesha urumeza ari ukuntu reba nyine crowd control kabona uburyo abantu bishimye bari Black Coffee murebye ubona mujya mutuje man pose utuje kabisa kaboko ke kamwe ka so urabizi kaboko kari paralyze ndambibona akoresha kaboko kamwe gusa njya mbona akoresha kaboko kamwe urumva ushaka gukora nka ira event nyine ndashaka cyangwa ukayijyaho ugakobeta ndashaka kuba ahantu urabona ko akundi twavuze dushobora gucurangira abantu no kutureka tukaba twebwe shaka kuba ndahantu nshobora kuba ndi njyewe kuba njyewe no kuvuga ati nshobora gucuranga njyewe kuko niba maze imyaka 10 nkora bino bintu nduryo nshobora kwa lininga set yanjye iga creating experience so rimwe na rimwe ubukeneye ko abantu bakwemerera ibyo bintu bavuga ati ikintu nano nifuza no kugira iyo big stage abo bantu huzuye I don't know 100,000 people bavuga ati twebwe tuje kumva umudije rani icyo kintu abazungu bakora nta muzungu uzaje kuvuga ati nonye ko mfite indirimbo 5 kuri Spotify yanjye mparaye wapi naze Afrofest babyinaga indirimbo za Kivumbi cyangwa babushari kandi ntago bazi ngo ni bandi warashaka ritme y'indirimbo avuga imwe experience nshyashya ngize menye injana ntarinzi Afrobeat nicyo kintu kiri popular muri hanze Afrobeat n'amapiano urumva so icyo kintu natwe nicyo kintu tuba dukeneye kandi ukagenda ahantu ukaba woga kubitabana ibintu byose wiyumvamo bakava bavuga ati kabisa that was the best ako nsigaye mbona no hanze no mu bindi bihugu mana aba DJ event zabo sigaye ziteye ubwoba birakaze sigaye ziteye ubwoba yego niyo experiences zinkoma cyane arabajama Tiesto kabisa muri ari umutipe witwa Skrillex bakunda gukora muri nkunda kumukurikira muri Tomorrowland kabisa Tiesto n'aba Skrillex rero buriya w'ikintu mukundira stage performance kabisa umutipe ujya kuri stage ukabona ko bamwishyuye kabisa yabana rakubita show ese Paifo ubona ubuzima bwo mu Rwanda bwo kuba mu DJ in general ubona bumeze gute ubuzima bworoshye cyane ubuzima bugoye kweri ubu ngubu buragoye kurumva turi mu gihe nyine DJing yari imaze gutera imbere ushobora gupartneringa n'akabari mukamwasharinga shares kubera ko ari a certain contribution nawe uzana mu kabari so rero ubu ngubu kubera ko dufite kafi ya 2 AM isigaye limit ibyo bintu
kandi usanga nyine hari ama club biragoye ko sinzi ko wenda hari ahandi hantu biba ukaba wabona umuntu muri club wenda nka saa 3 cyangwa saa 4 biragoye iracyari culture igoye cyane ibyo bintu rero kuba byaba introduced hari ukuntu byabagabanyije cash inflow y'aba DJ ariko nanone umva I cannot complain kabisa ngiye ku giti cyanjye ni fresh wenda nuko ntekereza ko impamvu wenda tukivuga bino du complaininga gakeya nuko ari experience turi ku facing for the first time wenda mu misiri imbere twarame ako dutangiye no kubimenyera mano siko ngiye tsigaye ncuranga amasaha 2 umva ndananiwe umva isaha imwe kabisa umva umugongo utangiye ariko nanone ubu byasaba ko abantu nabo badapta nanone bakamenya ko ibintu byahindutse dutangiye tumenyereza ino events zo kumanywa yes you know kurana n'ubu ngubu ushobora gutegura event ariko ukabona niba nk'ejo ndi habaye pool party igomba gutangira saa 6 kanatangira kwijira nka 4 5 6 ntabwo ushaka kubwira abantu ngo dufite party ya kumanywa iri buhere saa 7 ngo baze ni saa 12 so ako ibyo bintu nabyo nyine babifasha bakaba ati show iratangira saa 7 ako gaculture nako tukadapse byakunda kabisa uzana nari amashow za Afro Nation kumanywa kabisa kumanywa kubita kugera nijoro kugeza zino sari zindi project ufite ziri muri studio wenda gusohora yamani ufite project hari collabo zirimo bimeze bite duhe ku makuru ya obviously zose na amakorabo ari project ngomba ku droppinga uryo utadukubita amazina y'abasani mugomba abakopeza ga producer genius uko urumva ni naka introduction okay nanubwo ari na introduction ko genius baramuzi genius baramuzi cyane ako nkeka ko batamuzi cyane nk'umuhanzi so ni bamuzi nk'umuproducer cyane kandi ako naga project yakubisemo gateye ubwoba hari umuhanzi hano mu Rwanda no hanze y'u Rwanda uba wumva ushaka gukorana nawe indirimbo no yaba ari mu Rwanda cyangwa hanze bati manje banumva no mukobwa idukoranye ingoma akoranye ingoma na King Kivumbi hari undi muhanzi wo mu Rwanda uvuga ati uyu mukobwa ya Michael Bob byaba ari fresh no yaba ari hanze tu uko ubitekereza muri mind yawe sha Mike Kayura Mike kabisa uba wumva ushaka gukorana nawe indirimbo ari sound Mike afite so your sound njya ntekereza nyine ubwo wifusinze na muri in club bank so Mike Eugene Joshua Baraka uramukoboye Joshua Baraka kabisa kuvuga ngo Uganda no mu Rwanda niho hantu honyine wumva wifuza collab izo niza hano hafi nyine misenekereza right now ariko aim obviously it goes beyond ako ugomba gutangira gake nago akakanya nahita neminga ngo nkandese nka Davido ugomba kugenda gake samuka kazafata kuvuga mu kanya ku bintu nyine byo kuba wakwiha plan wenda nubwo Imana bigomba kubikora ariko nibura nawe ubitekereza hari future yawe uri gupanga nk'umudije ukuntu izaba imeze uvuga ati man ngiye ibintu byanjye ndi kubipanga gutya ndumva bigomba kugenda gutya wapi ashina kimwe njya mpanga nabikubwiye mana just flow okay in a life naje gusanga nawame nyine none nagomba di careless mvuga ati nago ahantu ndi no mwaka hagomba kunsanga ariko nkimeze umwaka utaha n'imyaka 10 nago ariko igomba kunsanga di gutyo ariko nago nyampanga ibintu byinshi cyane nyine tu kuko n'undi nisanga ndumo overthinker n'undi buri kanya ubwonko bwanjye burabwirukanka so buhuro ntazi rero mbura no mwana gupanga iyi life na balance ishwi nago yakurekura iyi life na balance nago yakurekura kabisa yes ariko ubundi by for muri no showbiz tubamo cyangwa sino music industry ubona support y'abakire aba DJ bahuriza ku kintu cyinshi abakire sometimes barabambura ukabona mbese duhura na challenges zitandukanye nka ubivuga hiye
shani danger bro kubanje gutuza man danger urumva uri umu artist umu artist no kubanga kugira ngo akabari ga happening urakenewe ariko ubu ngubu tugeze muri era umu DJ atangiye guta agaciro kubera ko nyine ubu ngubu it's no longer about the music, it's about the money. So bivuze ngo njyewe niba mfite aba followers 100,000 kuri IG ndazambwira akabari ko ndi bukazanira abantu so in that case umuntu uzana abantu we aracharginga amafaranga menshi kuruta umu DJ umu entertain ako ndiyo ni part ya sales, iyo ni part yindi ku ruhande irabangama irica ariko kuba boss ntago ari ikibazo cyane kurusha aba promoter undi hari abantu baje bitwa aba promoter aba host right kwanza ntabwo ari aba promoter n'aba host so host araza kubwira turumva nibwo nkitangira bimeze gutya na gutya kandi host after deal yakoze avuga ati ngenda kuzana payfo urabizi nujya kumwishakira ku giti cyawe araguhenda sinjazarire ambwira ati bro gutya na gutya support me obviously ndabyenda mbikore kuko muzira mu boy making ibiceri event ya kabiri ko ya night yabaye successful nagazongera kumpamagara azatavuga ati ibintu bya happening atashaka undi wamakina none again iyo ni part imwe ariko niba wowe imbaraga wakoresheje uza gusaba discount izo energy nizo bagakwiye kugumana kuko urumva umujamaraje aragusabya ka discount ararize ejo bundi ageze muri room bari kugushaka azavuga ngo payphone nta birenze ngo uramubire ngo ngeje bo sinamukubisa ngahe sa cyangwa se numve ko ya faveur wamugiriye cyagihe ari azagendaho every time so ugasanga nyine mutual respect ntayihari icyo kijye ku ruhande hakaza noneho izo ni small events hari huge event hari big events ubu ziri kubanga kandi zose baba bakeneye aba DJ so event obviously iza gusaba bwira ati dukeneye abantu bari professional dukeneye ibi nibi event uyikubite quotation umara kuyikubita quotation uzohita umbwira ati payfo urumva hari ubugigi najyaga nkukubita gutya nakuzamuye so the trick nuko nazamutse muri payment ariko mu byukuri amafaranga ngendi supposed gufata farm ni inshuro miliyari bro urumva icyo gihe yes pay yazamutse ariko you are not looking out for me, you are ripping me urumva bro kuko je iyo ni pay ngenewe ndisavinga kandi obviously banakoreye ariko wa muntu akagenda kavuga imva ninje bakoze deal so gukora deal no kugira kati biranumvikana kabisa ni ibintu biri professional binazwi kwisi yose boga ati ngiye nguzaniye deal kati yanjye nayanga ariko icyo gihe kesho ubona bizi ariko iyo deal utazi yariyo aba ari ubujura aba ari ubujura ufite nagashaka kusanga gwe details zose za event nta deal avuga ati wowe hari n'igeno na inshuro nyinshi ubundi wisanga muri gig ukamenya uburyo iri big ari uko uhageze ubona akakubwira ngo mfite akantu kameze gutya nje nakoze nuza ndanabyibuka kabisa ni no muri gig zambabaje fashion yari part of cyagihe nuziza Move Africa yes. So ndagenda barambwira ati hari aka event gari kuwa mbere so bambwira n'amafaranga make ava kuwa mbere ubundi kwa mbere nakabaga hari ndavuga na aka event gasanzwe ngeze ahantu mbona ibyapa bya Move Africa ariko ndavuga fine nahageze ndakora mani yo gig nanubwo nayishyuwe urumva hari gig ziba zarabaye za hatari mani kuri gukora abantu ba danje umuntu ukajya umwishyuza akakubwira ngo ndahangaha ambwa ariko ngewe byuzuye nza gukererwa iminota 5 wari kunkangisha no kutanyishyura ariko ngewe hashize ukwezi hashize amezi 2 ndimo ndishyuza uri murambwira uretse gato hari ibintu ndimo zabanyaguha bizagenda gutya so icyo cyose ugasanga nyine hari akantu nyine
nyara nabyita na respect nabyita iki ntabwo nyine harimo akantu ko kudaha agaciro akazi k'umuntu kudaha agaciro akazi k'umuntu yes none se Payfo ubona amaherezo arayaye aba DJ n'aba host ko byenda koze bagomba gukorana none bigenda ngo njyewe ikintu mba numva ukumva byagenda ni ukuvuga ngo kugira ngo ibyo bintu koko bibe successful nuko nyine habaho uko guhuza koko uko nje ntabwo nzajya boro ngo ncuranga amasaha 5 ngo mbwira ngo ngomba gufata ngo half cyangwa se kimwe cya kane guca umuntu wicariye ahantu gutya byose akenshi ari igihe byumvikana ngewe tuvuge umuntu aje akambwira ati wowe wakoze wenyine nuko nguko sales zazimeze uriya muntu yakoze wenyine nuko nguko nawe sales zimeze iyo tumwongeyemo ariko icyo gihe agaciro kagakwiye kuba ni added value kubera ko ntabwo muwa muntu yaza wenyine ngo aza n'umuntu ubonetse wese ngo bigire impact nkuko nawe uhari igihe mwese muri professional buriya Payfo ukuntu nkurikije ukuntu ubisobane n'ukuntu wenda akantu nakongeraho numva gashobora gukemura ikibazo nk'ubu ngubu host reka tuvuge gutyo araguhamagaye yakoze event yo yadirinze n'abakire we ntuhari ntuzi nuko byagenze buriya wowe utekereje ukavuga ati ngewe event yanjye mbese muri business akavamo ubujamo kuko yaje kuba Payfo urabona nawe ukamwumva n'umuntu muziranye ukamubwira ati ngewe standard yanjye ni iyi ngiyi si byafashe ibyo bintu nubundi ubungubu niho hano ibintu bigeze kuko urumva abajama is been 10 years ariko umuntu azakubwira ngo mfasha nta muntu wanga gufasha kuko natwe turafashwa ariko ikintu kibamo n'uburyarya ni ukuvuga ngo bigaragara ko nyine tugiye kugabanya iryo jana reka turigabane ariko nta kuntu bagiye kuguha miliyoni wowe nyumvishe ko tugiye kugabanija biri clear nkavuga ati cyane ukuntu uvuga tuno muntu tise event yari imeze gutyo ari jyana wategura nka event ahantu ukayibona ko event yahombye nabwo neza ko twavuganye angaya nahiye reka tubigenze gutyo uwo muntu ntabwo uramwumva 100% kabisa kuko nawe ubibona ariko ari wa muntu ushya ariko ya payment yawe yarayisecurinze mu ba sponsors akavuga ati ngiye ikintu nshaka ko umfasha uzanyishyira aba DJ ubwo ya payment yawe irahari yahiye ariko ya payment yawe arayihekenya true ako umuntu wahiye byo gushira avuga ati bro ndabibona nta kibazo rero ikintu twabwira abantu bakora ama event organizer aba host mugiye mugerageza kureka uburyarya kuba DJ n'ubusambo kabisa fata ka tukwiriye ariko ibintu byo gushaka kweza umuntu mwuka opportunity nibibonetse yitange bro inoze tuzatera imbere gute se true okay rero abantu bakomeje gukurikira no ke podcast nko mwabyumvishe twateye story na bra Payfo n'umuntu utera story ahubwo byanangaje umunsi ko yaje yitonze mane waje witonze mane itonda waje witonze birenze me ntago ari gutyo nari nzi kuza kuba wasaze kumbi witonze amen hari nka uyu ni wenje ubundi yego uyu ni wenje uba witonze biyo nasaze rero abantu bansajije ariko ubundi njewe hari nka message cyangwa aka yes aka message wagenera nk'urubyiruko dukurikiye kano kanya muri Cape Podcast bashaka kuba aba DJ bashaka kuba abahanzi bashaka ku joining entertainment yawana ikintu cya mbere nuko nta muntu ukeneye kugira ngo ubicyurike ikintu mentality ya mbere abantu bose bakeneye guhindura kuko aka kanya nyine nanjye ndabizi ko byambayeho ariko nanjye aka kanya za DM nandikaga nanjye ubu ngubu ndazibona ariko ubu ngubu ahantu ngeze biba bigoye kuyisubiza iyo DM kuko ndareba nkavuga ntangira kumva impamvu nyine abantu batansubizaga ntangira kumva impamvu abantu batansubizaga ariko nkavuga wenda icyo gihe resources zari nkeya cyane ariko ubu ngubu ari internet nubwo ushobora no kuvuga ngo ukeneye ngewe kugira ngo ugere kuri ibyo bintu ugira mfite ama reels y'ibintu na DJ kuri Instagram na TikTok ushaka kugenda ugahita ugikopia ntirenza kuza ngo nzakwigisha ntabwo uba wumva ko nyine kugira ngo ngiye kugira nzagere hejuru nzahura na Payfo never kabisa ushaka kubyuka uno munsi ugakora mix yawe ukashyira yawe kuri YouTube
ugahita uba DJ wa mbere mu gihugu. True. Ariko nari ngiye kukurekura ntakubajije man. Ejo bundi nandi kumwe na DJ Bro. Ndamubaza se man kusigaho haraye gym byagenze gute. Nibuka ko nawe nsige mbonye ujya muri gym buri munsi. Man muri mufite ikihe kibazo? Ahubwo abantu batajya bafite ikihe kibazo. Sport no buzima bro. DJ waharaye gym. Sport no buzima. Undi kiranazira kubura umusano utari fit. Oh yeah. Yagakwiye kuba rereri kabisa. Akurumva dutekerereka ngurugero wena reka nje nkanje yanda ndu DJ sinkenda mic cyane. Ako ngurugero rw'umuhanzi. Tuvuge indirimbo zawe ziri hejuru ni high energy ukeneye kubyina kandi ukeneye no kuririmba. Nudakora tiza urahera umwuka. Uraza kugwa kuri Urahera umwuka urahera umwuka. Ariko meze neza nyine no mu mutwe birajyana nyine tu. Okay, nkaba nashimira rero abantu reka Payfo tumureka ajye mu kazi. Aba nashimira abantu badukurikiye kuri K Podcast ino episode. Icyo nakubwira nuko wakomeza ugakora subscribe kuri no YouTube channel, ugakora share, ugakora like. Nkuko nabibemere nzaza nshoyinga kubazanira abantu batandukanye, abahanzi, aba DJ, abakenyi ba movie, mbese abantu bose bafite ibintu bazwimo muri rusange hano muri K Podcast. Yo Payfo wakoze kwitabira no K Podcast. Yes, yes, peace up man.